banyarwandakazi nongeye kugaruka nanone iyi mpirimbanyi J. Sylvestre ishaka y'Uperi d'Abatabazi riharanira ubumwe bw'abanyarwanda rigizwe ahanini n'urubyiruko twashize imbere Imana yo mu ijuru kandi niyo iyobora imigambi yacu kugira ngo twirukane biriya byihebe, ariko Imana muzi ko ikoreshe intwaro gufata imbunda niwo mwitero wacu, kandi Imana niyo yadusezeranyije ko tugomba gutsinda tukagera mu gihugu cyacu. So niyo mpamvu rero yashimye gukoresha cyane urubyiruko kugira ngo urubyiruko rukorere igihugu cyabo. So n'abantu bakuru ntabwo ari kuvuga ko tubanga, ariko cyane ahanini n'urubyiruko kandi rukora mu Rwanda. Banyarwandakazi rero nk'uko nababwiraga imyuka mibi y'uriya mugabo ndagira ngo mubyumve by'ukuri, ntabwo ubuhanuzi nabukuye ahandi, ni njyewe kandi maze igihe kirekire ndwana nabo. Murabona narashize narananutse, ariko ntabwo ari kunanuka ibindi ngo nabuze ibyo kurya, oya, ahubwo ni ugusenga Imana. Ndagira ngo mumenye ngo kuva uyu munsi, kuva mbibabwiye, ntabwo uriya mugabo azigera atsinda. Wa muhungu bita Ediku, umwe wishe abantu revokati muri Mozambique, umwe ngo wishe ambasaderi muri Congo wa Italy, umwe wamaze abayobozi bo muri Uganda nawe ndi kumva ngo bamufatiye muri Congo. Urumva byatangiye kumwangirikira, wumvishe umuyobozi wa Amerika. Ntabwo ariho mbihera, ariko ahubwo ngiye nabonye ibiti bibiri biguye kandi nari maje kumusenya ko ninjye natangiye nabo ndwana nabo, ninjye Imana yahaye imbaraga zo kurwana n'amavuta. Ibyo narabisobanuye uko namenwa amavuta ya mbere ameze nko mu kintu kimeze nk'ihembe cyangwa ikintu kimeze nk'igikopu cyangwa se sinzi uko kimeze, ariko muri ubwo buryo minwa ya kabiri y'umuhondo mu icupa ry'umuhondo, ubwo ni ku ruhanga bwa mbere maje gukuraho inyanja, ubwa kabiri minwa amavuta ya mbere mu maboko yasa n'igitaka cyangwa y'amaro, ubwa gatatu mu mavuta mu biganza na minwa kabiri nayo nandi y'umuhondo yo guhamagara umuriro ukamanuka hamwe yo gutegeka, yo mu mbaraga zo gutegeka. So rero nzamurirwa ibendera, mperwa inkoni, nzamurirwa n'inkoni, ifunguzo, inzugi maje gukingura zigeze muri 7. So Imana nta kitadukoreye. Banyarwanda dushimira Imana rero. Imyuka mibi yatumaga yiyemera, wa mugabo yigira kare kajya he, iyo yarasenwe, ari y'umugore we, ari y'umugari ya Kagame we yararangiye, ari ya Tito, ari ya Ngarambe. Ibyo ninjye nabikoze, ntabwo nirarira. Mwe munyandikire kuri yo namba ifite kode ya Malawi bibasobanurira. So ikintu rero mbasaba no kugira ngo dufatanyirize hamwe turwanye uyu mugabo, buri umwe wese akora icyo ashoboye kugira ngo twirukane aba bagome. So muri iki gihe rero FR gukoresha uburyo bwinshi bwa strategy bwo kwitirira abantu no kubeshya, no mugomba guhagarara mu murongo neza, kuko iyo bagiye gutsindwa bazahitana abantu benshi. Mugomba kuba serious, mukareba abantu babegera, abantu bari kubashuka mu bintu, bagiye guhimba imitwe bagire bati ko barangije. Ikindi cya kabiri, abantu bari mu magereza turababara amageragere. Hari umuhungu wo muri Uperi d'Abatabazi nawe yeretswe, kuko twese abenshi barasenga, ntabwo Imana yaduza n'abantu badasenga. Nawe yeretswe ko bagiye kwica abantu bari bafungiyemo, especially bo mu bwoko bw'abahutu, kuko ngabo bari kubakuramo. So ubwo mwihangane mubabwire kandi mubatabariza hakiri kare. Ngenda batabarije abantu bo muri mageragere, mubimenye abantu bo magereza hirya no hino kuko baneshejwe mu mbaraga. Erega nabo iyo tubakubita, iyo tubatwikiza imbaraga ze zose zimo barabimenya. Arabimenya kuko aje abone yamanje yanyatatse muri Dragon imenyero, amaje kumfunga kwanza. Yamanje yanyataka saa 5, ntabwo nanabivuze no mukambere. Anyatatse saa 5 amaje kumburuka kuri Twitter, ndamushobora nabwo asanga imbaraga zanjye ni nyinshi cyane. Arangije arongera anyataka saa ku mugoroba na Dragon nijoro, nabwo ntiyanshobora. So bivuga iki rero? Bivuge ko uyu mugabo nawe bari gutegura imigambi mibi. Ntabwo Satani apfa gutsindwa gutyo, byange bikunde. Mugomba kumenya ko Satani atagomba gutsindwa gutyo. Mugomba kuyitegura, mukamenya, mukarinda izamu ryanyu, kandi mukamenya ko tugomba kujya mu rugamba. Kuba twamudeshaje mu mwuka, mu imbaraga ze zikuzimu, ntibivuga ngo agiye kuvaho, ariko ntabwo azongera gutsinda. Tumukubita agenda, waba ufite inkunuka kubita uwa mashini ganda ziruka. Ntabwo mbavuga ngo mukoreshe umuntu, ariko byange bikunde zirambaraga zo kwica abantu zamuhagaga ntabwo bigishobotse. Ibyo byo ndabibabwira, mubaze n'Imana, mubaze Imana yo mu ijuru, mushaka umuhanuzi muvuge muti ibintu uyu muhungu ari kuvuga ni ukuri. Mwe mugakeka ibihugu bigeza nko muri 5 byashatse kumukuraho,
yijogonye ibindi agashaka kubirasa harimo za Tanzania, Burundi, Kongo, Uganda, yishema abana agakora amakudeta n'ibiki bigashaka gukora ikintu. South Africa muzi uko byagenze, za Kenya zose yakoze amafujo. Mwagiraga ngo yari ku mbaraga ze, ntihagire n'igihugu kimuvugaho. Ejo muri umuyobozi wa Amerika wari umunyamabanga wa Amerika nibwo yavuze ati ariko ku cyaba abantu bakora ibi byaha ntimukurikiranwe ntibagire icyo bavuga no muri we. None mukeka ko ari iye mpamvu ahubwo abantu ngo niratwanga ngo Amerika iratwanga. Ntabwo ibanga, ahubwo ya madayimoni atanga ibitambo byo muri Afrika byose. Ni utanga ibitambo muri Afrika bitangira abazungu. Nuvuga ngo Illuminati iri muri oni iramudefana, Illuminati iri muri nuza muri ishira ubutegetsi muri Amerika iramudefana. Ifitemo abantu bayo baramudefana kuko ntibaramukuraho. Abibira amazahabu, abibira iki, yibera amatsi ibihugu ibinuza. Wabanye ko nanuza n'amakoroni yavuze ati ngomba gukoresha uyu utabara kuko Kagame ntabara, nta nubwo abara. Ariko se barate Satani yagukoresha ukagira ubwenge? Nta bwenge rwose, ntabwo mbeshye. Nta muntu ukora Satani ugira ubwenge, kuko ntabwo wagira ubwenge ngo umbwire ngo urajya kwanduranya n'ibihugu byose byo mu karere uteranye igihugu cyawe. Ntiwagira ubwenge ngo ukurikirane abantu muvukana mu gihugu kimwe ngo wirirwe ujya kubica kandi uzi neza ko nawe wabyaye n'abana bakababwira ngo babyara. Nese ubwo abyara biki? Wirirwa wica abakayumba, wirirwa wica abahutu muri Kongo, wirirwa ukurikirana abahutu barevoka tukabica, wica ba Seti Sendashonga, ushimuta ba Mushayidi kuva mu Burundi, wica abantu muri Uganda warabamaze abandi urashimuta, warangiza ngo ukobwa umwana ngo abyara. Ubwo nubuhe bwenge? So ntabwo rero ngiye kumubwira ko nta bwenge buba burimo aho, kandi nta nabwo anyway. Ntabwo ubwenge ari amatafari yubatse yirirwa abeshya. Ntabwo ubwenge ari biriya byo kuvuga ngo bakubura imihanda, nabwo yayubatse mu misoro n'abana yamarishe muri Kongo. Ariko mumenye ngo agiye gufatwa. Izina Kagame ryirukanwe mu Rwanda, afatwe abohwe, narangiza kubohwa yinjizwe muri gereza n'abambari be n'abana babo babibazwe niba batamagaye ubwicanyi bwabaza. Bene data bavandimwe, murakoze, Imana bamera umugisha, kandi turi kumwe turakomeza tuganire. Inimero ye murayizi ni yayindi hasi aho, mwadusuhuza mwavugana natwe mukaza muri twemeza jenoside yakorewe abahutu babuze abayibavugira, twe turabavugira, kandi nta n'impamvu ko batwica ababyeyi. Bye bye.